bya bindi byose amaze kugubwa neza, amaze kuryoherwa, abona ko ibintu byose bibaye, Salomo aravuga ati igihe kirageze ngo nkore ibyanjye. Ashaka abagore, ateshuka ku Mana ya Isiraheli. Ashaka abagore, Bibiliya ivuga ko yashatse abagore 1000 n'umwe bamwongeraho. Ateshuka ku Mana ya se, aravuga ati by'uwo musazi by'uwo muviye ntabwo nzabigumamo, na ngombe n'igisi yaba ari mu gihe nk'iki aba yavuze ati reka n'igisi mfite amafaranga ntabwo ibyuri yamuviye nabivamo. Salomo afata umwanzuro. Hano ku Myambi TV turabashuje mu izina rya Yesu. Twishimiye kongera kugaruka ku bana namwe, twishimiye uyu munsi w'umugisha Imana yongeye kutwemera ku bana namwe. Narimba kumbuye, hari haciyeho igihe kinini tutabonana, hari haciyeho iminsi ntahari, ariko nagarutse nizeye ko mutishwe n'irungu cyane kubera ibintu byinshi bitandukanye. Narimba kumbuye rero, narimba kumbuye mu byumve, narishimye urukundo mwanyeretse Mana Nyagasani, ndishimye mu byumve. Nicaye hano akenshi nshaka kubashimira, nshimira n'Imana yaduhaye ku bana, yaduhaye kuba turi kumwe. Ndashimiye Imana cyane yanyemeye uyu mwanya ikanshyiraho iyi platform yo kujya mpura namwe. Nabonye abantu b'umumaro rero, nabonye abantu b'umugisha. Iyo ufite abantu bafite ikintu gikomeye, iyo ufite abantu bakubwiye just courage, komerezaho, ibyo tubwiye turabyumva. Ufite abantu barimo bavuga ibintu birimo kutubwiye twabyumva, kandi turahari kugira ngo dukore umurimo w'Imana. Shimo nje hano mfite umunezero, nje hano nshaka kubashimira umuntu wese wafashe umwanya we agakora subscribe, agakanda like, agakora comment. Imana imuhereza umugisha mwinshi cyane. Ni ukuntera imbaraga iyo ufashe umwanya ukambwira courage, ibyo ukora turabyumva, turi kumwe nawe, tuzagumana. Mba nishimye, mba numva ko muhari. Hari abakoze like, nkabona ko muri benshi, nkabona ko murimo kwishimiye ibyo ndimo gukora. Rero Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. N'undi wese unkurikiye utarakanda subscribe, uyikandeho kugira ngo ibyo nzajya nkora ujye ubibona ku gihe, buri kanya ubone ibyo ngiye kujya nkora, kuko iminsi myinshi tugiye kujya tubana. Imyambi TV rero nabakunze, nabishimiye. Abantu bari kumvugisha, my God, Imana ibahereza umugisha. Abantu bari kumpamagara, abantu barimo kumbwira courage, n'ukuri ndabishimiye. Mumvugishe, ufite inama, ufite icyo ahembuza abandi, mukomeze mumpamagare. Nubwo wenda tutarabona uburyo bwo kugira ngo muze tuganiye Imyambi family, murabizi ubu mwabaye Imyambi family. Noneho mu minsi mike turakora ibikorwa byinshi by'Imyambi family. Nabonye umuryango, nabonye amaboko, nabonye gukorera Imana ni byiza. Nicyo kintu cyiza nabonye, kuba urubyaro rw'umumaro nicyo cyiza. Iyo ukora ikintu Imana yakuremeye, iyo urimo kuvuga amagambo Imana yifuzaga kuvuga, iguhereza n'abandi bantu. Nabonye kugira abantu ibyo nabonye kubaho uri gukora ikintu cy'Imana yakuremeye kandi iby'umumaro. Haza abantu b'umumaro ku buzima bwawe, haza abantu bafite icyo bavuze ku buzima bwawe. Nishimye rero, Imana yo mu ijuru ibahe umugisha aho muri hose. Abankurikiye bari mu bihugu bitandukanye, nayabibonye ko mu bihugu bitandukanye, abari mu migabane itandukanye, no kuri Imana ibahereza umugisha kunshyigikira. Inama zanyu nabikunze. Imana ibahereze umugisha mwinshi. Tugiye kuganira rero, tugiye kubana nanone, ariko tugiye gutangira dushimira Imana, twiyagije Imana muri iki kiganiro kugira ngo Imana ibane natwe. Mana, mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye nanone, tuguhaye icyubahiro muri uyu mugoroba, tuguhaye icyubahiro muri uyu munsi, tuguhaye icyubahiro mu masaha atandukanye buri muntu wese aherereyemo. Mwami, nguhaye icyubahiro kubw'uburinzi bwawe, kubw'urukundo rwawe, amahoro utanga. Mwami, turabigushimiye. Ndagushimiye Mwami wanjye kunyemereye nanone kuba ndi hano ndi kumwe n'uyu muryango mugari, urubyaro rw'umumaro. Kunyemereye kuba nicaye hano kugira ngo twongere tuganire. Twarabimenye yuko iyo twamenye ukuri kw'ijambo ryawe
uko kuri kuduhesha kubaho mu buzima butsinda umwanzi. Rito mfite ikinini namenye nza kugishangiza abavandimwe kugira ngo turusheho gushira umwanzi munsi y'ibirenze byacu. Ndagushimiye rero, ndagushimiye mwami wanjye unyemereye mu izina rya Yesu. Nsengeye abantu bakurikiye Imyambi TV, narababonye ni benshi, urubyaro rwo Mumaro ufite ni rwinshi, urubyaro rw'umugisha ufite ni rwinshi. Mu izina rya Yesu ndabasengeye kugira ngo ukomeze kubagirira neza, imbabazi zawe zibabaho, urwanya ibibarwanya, uhiga ibibahiga. Mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, turi hano mwami kugira ngo twigobotoye ingoyi y'umwanzi, duca imigozi umwanzi yaratubohesheje, imigozi ya karande, imigozi y'amateka, imigozi yahashize, imigozi y'umwanzi yose agenda tubohesha y'imivumo, ibyo twikururiye ubwacu mwami bikatuma tubohwa ntitugera ku cyo watugamijeho. Mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, uyu mugoroba ndakubita hasi buri imbaraga zawe ziboshye urubyaro rw'Umumaro, urubyaye amaboko yawe, amaboko y'igihugu, amaboko y'imiryango, amaboko. Mu izina rya Yesu ndi hano kugira ngo ncagaguye buri ngoyi yose itugota, ikatuboha, ikatubuza gutera imbere. Nicaye hano mwami wanjye kugira ngo nsengeye unkuyikiye. Mwami wanjye, icyamubuzaga kuba uw'umumaro, icyamubuzaga kuba uw'umugisha, icyamubuzaga gukora icyo wamuremeye, imbuto yose yaryaga ikiri muri twebwe, mu izina rya Yesu buri muzi wose, buri cyatunyagaga, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti ndakubita hasi izo mbaraga zose, ndakubita hasi uwo mwuka wari inyuma y'ikirwanya ejo hacu hazaza. Mu izina rya Yesu mwami ndaguhamagaye kugira ngo ubane natwe muri iyi minsi, kugira ngo ubane natwe ibihe nk'ibi, kugira ngo uduhereze mwami wanjye kukumenya no kugusobanukirwa ndetse no gukorera mucyo watuvuzeho. Urakoze kuri mwiza, urakoze ko wanyemereye kwicara hano kugira ngo hagire umwana ngirira umumaro, hagire mukuru ngirira umumaro, hagire undi wese nabasha kugirira umumaro. Mwami ndi hano kugira ngo mbagire umumaro kandi nabo bangirira umumaro. Turi hano kugira ngo dufatikanye tugire insi, tureme insi kuba nziza kuruta uko yari, turushaho gukwirakwiza impumuro nziza y'ijambo ryawe, impumuro nziza y'agakiza. Mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti mwami ndakwinginze ngo kuba ndaha ntibizapfe kupfa kuba ndaha gusa, ahubwo bizakora umurimo munini mwami muri nge no mu bankurikiye. Mu izina rya Yesu ndasenze ngo mwami utubohore, ndasenze mwami ngo utubohore mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Urakoze kugiye kubana nanjye mu magambo yawe ngiye kuvuga, ntabari njye ahubwo icyo ushaka ko abana bawe wumva icyo kinyuramo. Urakoze ndagusenze kandi ndakwizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen. Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha nanone, kuko hari icyo Imana igiye kudukorera kandi igiye kudukoresha muri iki gihe cya none nk'urubyaro rw'Umumaro, nk'urubyaro rw'Umumaro. Nayababwiye ngo turi imyambi. Ubwashije twasanze ko umuntu ufite umwambi aba afite kwikiza umwanzi. Turaze ngo tuhagarare aho umwanzi yarahagaze, tumukure mu birindiro, tumukure mu birindiro. Dufite ahantu hanini umwanzi yarafashe, tumukuye mu birindiro. Mu izina rya Yesu turahagurutse nk'urubyaro rw'Umumaro, turahagurutse nk'urubyaro rufite umugisha, turahagurutse nk'urubyaro rurimo rureba aho rwajyaga ariko umwanzi yari yaratukuye ku ntumbero. Turahagurutse kugira ngo twongere dusubire ku ntumbero y'icyo Imana yatuvuzeho. Haleluya, haleluya. Ndashimira Imana rero ko uyu munsi ndi hano kugira ngo twungurane ibitekerezo, tuganire. Ejo uyu munsi nuzaba ufite ikindi ushaka uzaze tubashe gufasha umuryango mugari w'abatuye isi, umuryango mugari w'Abanyarwanda, umuryango mugari w'imiryango yacu. Muzaze dukorera Imana kuri uyu musozi, tubwiye abantu ibintu byinshi bitandukanye. Tugiye gushoma ijambo ry'Imana rero. Uyu munsi naje nshaka ko tuyibuganiye ku rubyaro rw'Umumaro. Ntabwo ndabiva umuzingo cyangwa se sindavuga neza fondasiyo y'ibyo nshaka ko twubakiraho, ariko
uyu munsi ndashaka kuvuga ku rubyaro rw'umumaro. Ese rukora rute? Ese ni iki Imana yatuyemeye? Ese ni iki byasi kutubwira ngo tube imyambi tubiki? Ijambo ry'Imana yabivugaho iki? Ese kutubwira ngo turi urubyaro rw'umumaro, ijambo ry'Imana rirabivugaho iki? Uyu munsi tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana dusanga mu Migani 17 umurongo wa 17. Imigani 17 umurongo no wa 17. Haravuga ngo inshuti zikundana ibihe byose, kandi umuvandimwe avukira gukura abandi mu makuba. Haleluya, haleluya. Urubyaro rw'umumaro. Inshuti zikundana ibihe byose, kandi umuvandimwe avukira gukura abandi mu makuba. Uyu munsi ndashaka ko tuganira ku rubyaro rw'umumaro. Niryo jambo mbazaniye uyu mugoroba. Niki nifuza, niki narababwiye ngo njya gutekereza kuvuga ngo imyambi. Naje gusanga abantu ba kera bari bafite imyambi, bajyaga ku rugamba bakarwana, bakarasa ahantu hari umwanzi, barangiza bakamutsinda, bakamukura mu birindi. Icyo gihe imbunda zari zitaraza ngo abantu bakoresha amasasu, ariko imyambi umuntu ikintu yabashaga kwikorera, kubaza mu giti akagenda akakibaza, icyo afite hafi kikamukorera atarinze kujya kure, akikiza umwanzi. Turi imyambi, tugiye gukoresha ibi turimo, iby'Imana yatuyemeye. Ntabwo uri butiye imbaraga z'amahanga, nturi butiye imbaraga z'undi muntu ukomeye. Wowe ubwawe uri icyo Imana yavuze. wowe ubwawe hari icyo Imana yakuvuzemo uri bukoresha kugira ngo ukore icyo Imana yakuremeye. Umurongo wa 17 watubwiye ngo inshuti zikundana ibihe byose, kandi umuvandimwe avukira gukura abandi mu makuba. Hari ikintu Imana, mureke mbabwire, Satani arwanya umuryango, natwe duhagurukiye guhagarara ku miryango yacu. Satani arwanya umuryango kuko umuryango nicyo gihugu, niyo maboko, nicyo kintu gikomeye. Yarahagurutse ngo atatanye imiryango, natwe duhagurutse guhagarara ku miryango yacu. Haleluya, haleluya. Ndabivuga nkumva ndishimye, ndabivuga nkumva ndanezerewe. Turahagurutse ngo duhagarare ku miryango yacu. Turahagurutse ngo dutwikire imiryango yacu. Inshuti zikundana ibihe byose, ariko umuvandimwe avukira gukura abandi mu makuba. Uyu munsi abantu benshi bahuye n'amakuba menshi, barakandamizwe mu buryo butandukanye. Umwanzi adufashe ku ijosi, umwanzi afashe urubyaro ararukandamiza, ariko bamwe mu beguye umutwe, bamwe mu babashije gucika umwanzi, bamwe mu babashije guhaguruka bakava mu ngoyi z'umwanzi, turakura abandi mu myobo mu izina rya Yesu. Uyu munsi urubyaro, imiryango myinshi, abana bagiye mu biyobyabwenge, abandi bajya mu ngeso mbi, ababyeyi, abantu twakuze, abantu bakundana. Uyu munsi abantu ntabwo bagikundana. Ntimutekereze ko ibyo bintu ari gusa. Satani hari icyo yatagetinze. Iyo yatagetinze gutatanya imiryango, yatagetinze yafashe umwanzuro wo gutatanya abantu abavandimwe. Uyu munsi baza kumbaza ngo nyogosenge ari hehe, so wanyu ari he? Simuzi, simwitayeho, nitaye kuri data wambyaye na mama wambyaye n'abo tuvukana. Ibindi shinshaka kumenya. Kubera iki? Urwango cyangwa se kutazirikana, kuko Satani ashaka gutatanya cyari amaboko, agihinduye ubusa. Kuko ijambo ry'Imana yatubwiye ngo inshuti zibana ibihe byose, inshuti zibana ibihe byose, ariko umuvandimwe we avukira gukura abandi mu bibazo. Umuvandimwe avukira gukura abandi mu bibazo. Ahangaha mpagere by'umwihariko tuzafata n'umwanya munini wo gushimira abantu bagiye bafata abantu amaboko. Dushimira abantu. Impamvu uyu munsi tugiye gufata umwanzuro wo gukora kuri social media, niko ariho abantu barimo gukurikira cyane. Abantu niho bari. Noneho mureke ibyo nzakora byose, mureke mbabwiye ibyo nzakora byose, byaba ari umuntu twafashije, byaba ari umuntu twasuye, tuzaza tubishyira ahangaha kugira ngo n'abazaza bazamenye ko umutima mwiza ubaho. Hari abantu bajya bavuga
ngo nukora icyiza ngo ukuboko kw'iburyo ngo niko ukabimenye. Oya, ubu kuri iki gihe isi yabaye ngari, tugomba gukora ibyiza abantu bakazaza bakamenya ko hari ibyiza abantu bakora. Nukora ibyiza tugushimire, nuba ukiriho tukubwiye ngo warakoze. Mva kuri ku Myambi TV muzambabarire, abafite abantu bashimira babagiriye neza, babakuye mu kaga, uzambabarire uze hano umushimire. Ufite umuntu wagusanze ahantu umwanzi yagufatiye utazi kuzahava, utazi ko uzagira ahantu ugera, umuntu akagufata akagukura muri urwo rwobo, mujye mwuza twicaye hano dushimira abantu. Uyu munsi twita ku cyo umwanzi yakoze, ngo umuntu yangiriye nabi, ariko umuntu yakugiye nabi hari undi wakugiriye neza. Wakugiriye neza we wamukozeho iki? Uwamukugiriye nabi uyu munsi umuntu yakugiriye nabi, umwanzi amucamo kugira ngo akurwanye. Ntimunabizi umuntu kukugirira nabi, Satani ntabwo umuntu we yakwifata ngo akugiye nabi, ni umwanzi we wahagurutse ngo agutere. Uwo muntu rwose umukuyeho n'ikibi, ni umwanzi uba urimo kurwanya. Ahubwo kutamenya uwo turwana nawe, tuhaguruka twe tugahangana ubwacu, ugasanga umwanzi anyaza amaboko, anyaza uzankura mu kaga. Satani ni umubeshyi. Ntabwo imiryango yacu iri butatane mu izina rya Yesu. Ntabwo imiryango yacu iri bubure mu izina rya Yesu. Ntabwo ndi bubure data wacu, sindi bubure musaza wanjye runaka, sindi bubure abana ba masenge ngo habayeho ikintu. Noya, tugomba kugaruka mu bumwe, tugomba kuba urubyaro rw'umumaro, tugomba inshuti zibana ibihe byose. Ibyo mubyumve. Ariko umuvandimwe avukiye gukura undi mu bibazo. Abantu twayaryanye, abantu baryanye kubera imitungo, abantu baryanye kubera ibintu bitandukanye, isi indamu, abantu baranganye, n'abavutse ari impanga baranganye. Umwanzi ni umugome, umwanzi ni umugome, ariko ntabwo biri bugume ari uko bimeze, ntabwo biri bugume ari uko bimeze. Twahagurutse ahari bunyure, turamuzibira inzira zose zo kunyuramo. Buri muntu wese mu buryo ashoboye, mureke twime umwanzi amayira mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Ntabwo umwanzi ayibutatanye imiryango yacu, ntabwo umwanzi ayibutatanye, ntabwo ayibufata imiryango ngo ayitatanye. Abana, hari umwana umwe yigeze kumbwira, yambwiye ngo ngewe ngo umuryango nzi ngo ni papa n'aba tuvukana, abandi simbitayeho. Iryo jambo kubera iki? Ntabwo ushaka ibikurusha, nushaka ibikuzaho, nushaka oya, tugomba guhagarara imiryango yacu. Twakuze dusanga ba data babana na bashiki babo, dusanga ba sogokuru, dusanga ba nyogokuru, dusanga ba mama wacu, dusanga abana ba mama wacu, dusanga. Ariko uyu munsi ntabwo dushaka guhura, ntidushaka kumenyana. Oya, ntabwo umwanzi ayibwiba imiryango yacu, ntabwo umwanzi ayibunyaga imiryango yacu duhari. Yemwe ababona ko imiryango yahagurukiwe, urubyaro ni twebwe urubyaro, tuzakora icyo ababyeyi bacu basize badakoze. Hari ibyo bakoze, barashaze, bamaze kuba bakuru. Mureke duhaguruke, tugarure urukundo rwa kera, tugarure urukundo rwahozeho, tugarure urukundo rwahozeho kera. Urwo rukundo ababyeyi, hari hano ku Myambi TV tuzagiramo ibintu bitandukanye, harimo meet with parents, guhura n'ababyeyi. Ababyeyi turabashaka ngo mutuganirire, mutubwiye kera mwabanaga gute, ko twasanze ibintu bimeze neza, ko uko biri bitahuye n'ibi ngibi, uko twabasanze ko bitameze nabi nk'ibyo tubona ubu ngubu, ko twasanze umuntu ahaguruka akajya gusura umuvandimwe we, ngo aba Uganda, ngo aba Tanzania, mugahaguruka. N'uyu munsi njya mbona abiwacu papa haguruka akagenda, bagahaguruka ngo bagiye gushaka abantu Tanzania. Ibyo sinshaka kumenya ngewe, ngo bene wanyu bariyo, si binshaka no kubireba. Ariko naje gusanga ari ikibazo. Umuryango ni ikintu gikomeye, umuryango ni ikintu gikomeye. Mureke twime Satani inzira yo kudutatanya, ngo inshuti zibana ibihe byose. Inshuti turazifite pe, kandi turanazinjoyinze, kandi zidukoreye n'ibyo umuvandimwe. Uyu munsi basigaye bavuga ngo inshuti kurutiye umuvandimwe. Kubera iki?
inshuti urabana nayo, umuvandimwe ni gute umuntu mwose ibere rimwe, ni gute umuntu mufite aho mukomoka hamwe, ni gute umuntu asigaye yarabaye umuntu wa kure, ni gute. Imyambi TV biturabyanze. Inshuti ni nziza ariko n'abavandimwe ni beza, n'abavandimwe ni beza, n'abaturanyi ni beza, n'imiryango migari ni myiza. Nta mpamvu yuko utekereza kuzabana n'umuntu wa Canada ngo niyo nshuti yawe, ngo wumve ngo umwana undi mwakuranye uya ngo ntumukeneye. Oya, turakeneyanye. Urukundo mureke turwubake, kandi nta handi ruzahera, rurahera ku nzu yacu, rusakare mu baturanyi, turutange mu gihugu, turutange ku isi yose. Turi urubyaro rw'umumaro, duhagurutse turi imyambi, ntabwo tuyibwemere ko umwanzi adutatanya. Turashyiraho ikintu cya meet with parents, guhura n'ababyeyi. Mutuganirire ababyeyi, tuganire, dusiga imbuto nziza kuri iyi social media. Nimba ntakiriho ntagihumeka, umwana wanjye azaza amenye ngo abakera bari bameze gute, amenye ngo mama wanjye cyangwa yifuzaga ko tubaho nk'uko abakera babagaho, yifuza ko muze dukore, muze tugarure iby'umwanzi yanyaze. Ntabwo ari butunyaga urukundo rwacu, ntabwo ari butunyage imiryango yacu, ntayo butunyaga abavandimwe. Hari ikintu kibaho ngo sinzakubabarira, ngo warampemukiye sinzakubabarira. Kubera utababarira, tugomba kubabarira. ngo yarambabaje, ntabwo wafite ubushobozi bukubabaza. Umwanzi niwe wakubabaje. Dawidi umwami wa Isiraheli bigeze kumuhagurukira, abagaragu be baramutuka, uwitwa Shimeyi aramutuka, baramubwira ngo mwami, ngo ni gute umugaragu wawe agutuka? Yabashubije ijambo arababwira ngo nuko Imana yemeye kwanuka, nuko byabaye ngo ntacyo namutwaya, nuko yabyemeye kanuka. Ubundi umugaragu atinyuka ate gutuka shebuja? Nuko yabyemeye kanuka. Ntabwo umuntu afite ubushobozi bwa mubabarire, ntago ari we. Satani uyu munsi turi mwisi, tuzagenda tujya mwisi, tuzagenda tuva mwisi, tuva muri iyi si ibibazo bitarashira, kandi ababizana n'abantu, kandi n'abadukemura ibibazo n'abandi. Babarira uko ufitiye ikibazo, uhesha umugisha wakugiriye neza. Oh, haleluya, haleluya. Babarira uwagugiriye ikibazo, ushimira uwagukuye mu kibazo. Ibintu nibyo ngibyo. Bahora umuntu, niba hari aho umwe yashakaga kujya, hakaba hari undi wagukuyeyo n'uwo wabyaye, si uwaremwe n'Imana. Uyu munsi umuntu ugufasha amaboko n'uwo waremye. No, babarira, mureke tubabarire. Umuntu uyu munsi akugirire nabi, nawe hari uwo wagiriye nabi, nawe akubabarire, tubane mu mahoro. Uyu munsi aho wari utateganyaga ko wava, hari uwahagukuye, kandi uwo wahagukuye ntiwamuteganyaga. Ntabwo wawe waramuremye, ntabwo wari uzi kuzamubona. Uko hari uwakubabaje ukajya ahantu habi, hakaza undi akahagukurayo. Iyo niyo mpamvu ishobora gutuma ubabarira umuntu wakugiriye nabi, wakubabaje. Reka mbabwire ikintu nabonye ku bantu uyu munsi: nta muntu utaragira uwo yababaje, nta n'utarababazwa, nta n'utarahura n'uwamubabaza. Ntawe n'abakiri bato bazahura nabyo. Ariko ikintu kizadufasha ni ukumenya ngo aha hantu umwanzi yaturasha. Niki ngiye kwigira muri iki kintu umwanzi yarasha ku buzima bwanjye? Nubona uhavuye uvuga uti aha hantu ko mpavuye makuwe nande, niki nigiye mu kuntu mpavuye. Niho abantu bakura experience y'ubuzima, ugasanga utangiye kugira inama abakiri bato, ufite inama z'uburyo bwombi. Rero mubabarira, mureke tubabarira abantu, tubabarirane. Uwakugiye nabo mubabarire, yabo muvandimwe. Abanyarwanda baravuze ngo ntazibana zidakomanya amahembe. Niko umugani w'Abanyarwanda bawuciye. Bari babizi ko gukomanya amahembe hataraduka, babicaga bataranamenya n'iby'agakiza, ariko barabizi ngo abantu bari kumwe ntibabura utuntu. Ariko nuhembuka, ariko nugarura umwuka, babarira umuntu,
mubabarire, mwakomanyije amahembe, mwese mwakomanyije amahembe, igikenewe nuko mwiyunga mukababarirana. Imiryango mureke gutatana, umwanzi areke kutwiba. Niba umuntu yaragamije kupfa n'upfe, niki cyatumye udapfa? Niki cyatumye udapfa? Icyatumye udapfa ni ikigamije ko tubana amahoro. Imana niyo iduhagararaho. Inshuti zikundana ibihe byose. Dushimira abantu bafite inshuti kandi mukundanye ibihe byose kandi mubanye neza. Inshuti ni nziza, nazo ni umuryango. Ndabakunda, nkunda inshuti. Muze tube inshuti, dukundane. Abantu ni ikintu gikomeye cyane. Inshuti zibana ibihe byose. Ariko umuvandimwe avukiye gukura undi mu bibazo. Mwihinga inshingano, mureke tureke guhinga inshingano. Turagomba gukurana mu bibazo. Tugomba gukurana mu bibazo. Umuvandimwe wawe ahari umukure mu kibazo. Inshuti yawe dukurane mu bibazo. Nicaye aha mfite abantu benshi nzashimira. Mfite abantu nzashimira. Mfite abavandimwe bangiriye neza. Mfite umuryango wanjye nkunda ndawushimiye. Umuryango wanjye ndawushimiye, mwarakoze. Nzanabashimira n'ikindi gihe. Ufite icyo nzabashimira, ndabakunda pe, ndabakunda. Ariko nimukomeze mwaguke, nimukomeze mwagura imbago n'abandi n'iyindi miryango mwaguke, n'undi wewe wese akomeze gukora ibikorwa by'umumaro. Inshuti zikundana ibihe byose, ariko umuvandimwe avukira gukura abandi mu bibazo. Urwo ni urubyaro rw'umumaro nari ndimo kuvuga. Reka twongere dusome icyanditswe kiri mu ngoma za kabiri, ingoma za mbere 28 umurongo w'9. Tugiye gusoma ingoma za mbere ibice 28 umurongo w'9. Haravuga ngo, nawe Salomo mwana wanjye, menya Imana ya so, ujye uyikorera n'umutima utunganye kandi ukunze, kuko Uwiteka agenzura imitima yose, akamenya iby'imitima yibwira byose. Numushaka uzamubona, ariko numureka azaguca iteka ryose. Nuko wirinde, kuko Uwiteka ari wowe yatoranyije kubakira inzu ubuturo bwera. Shyiraho imbaraga ubikore. Ingoma za mbere 28, ingoma za mbere 28 umurongo wa 9. Kampabone no muri telefone yanjye kugira ngo mbashe kubafasha. Ndimo kuhareba neza, nari ndimo gusoma muri Bibiliya. Reka mpashake no muri telefone kugira ngo mbafashe tuhareba neza. Haratubwiye ngo, nawe Salomo mwana wanjye, jya umenya Imana ya so. Ahangaha Dawidi yari afashe umuhungu we, yari amaze agiye kumusigira ubwami. Umubyeyi yicarana n'umwana we, agiye kumubwira iki? Ahangaha agiye kumubwira ibyo atasize, ibyo abona agiye gusiga adakoze, kugira ngo we azabikore. Dawidi yicaza umuhungu we Salomo, aramubwira ngo, nawe mwana wanjye, jya umenya Imana ya so, iyo yakoreraga iyo uzakorera. Atangiye kumuha imirongo migari y'ibyo agomba gukora. Arangiza aramubwira ngo,
ngo Imana nakoreraga uyikoreye n'umutima utunganye kandi ukunze, kuko Uwiteka agenzura imitima yose akamenya ibyo imitima yibwiye byose. Numushaka uzamubona, ariko numureka azaguca iteka ryose. Nuko wirinde, kuko Uwiteka ari wowe yatoranyije kubakira inzu ubuturo bwera, shyiraho imbaraga ubikore. Dawidi abwiye umuhungu we ati njye ndagiye, ariko hari ibyo nsize ntakoze. Ibyo bintu biragusaba gushyiraho imbaraga, biragusaba gushyiramo umwete ukabikora. Salomo mu gihe cye yarabyumvaga, yumva ibyo amubwiye. Kumva icyo amubwiye ni kimwe, gukora icyo amubwiye ni ikindi. Arongera aramubwira, amanuka hepfo ku murongo wa 20. Arongera aramubwira, ubwo ngiye nsimbuka kuko igitabo ni kinini ntago twabivamo. Ku murongo wa 20 aravuga ngo, maze Dawidi abwiye umuhungu we Salomo ati, komera ushikame uzabikore, ntutinye kandi ntukuke umutima, kuko Uwiteka Imana ariyo Mana yanjye, izabana nawe, ntizagusiga, ntizaguhana kugeza aho imirimo yose y'ibizakoreshwa mu nzu y'Uwiteka izarangirira. Umubyeyi abwiye umwana we ati mbabarira, shikama. Araguma bimutota, araguma amubwiye icyo agomba gukora. Aramubwira ngo mbabarira, Imana ntago izagusiga, ntizaguhana kugeza ibyo ugomba gukora birangiye. Hari urusengero Imana ashakaga ko yubaka. Imana ibwira se ati umwana wawe azabinkorera. Isa agiye gupfa, abona agiye gutanga, aramwicaza, atangira kumuha imirongo migari, nk'uko uyu munsi ababyeyi batubwira, bakakubwira mwana wanjye kora gutya, kora gutya, kora gutya. Ibi iyo mbivuga nibuka ibyo mfite umubyeyi nkunda cyane, mushimire. Uyu munsi kuba umuntu ashyitse aha ngaha nuko hari inama ze aba yagiye aduhereza. Kamere ko mushimiye, mubwiye ngo mubyeyi, Imana iguha umugisha, papa ndagukunda, ku nama zawe uyu munsi nizo zitumye nicaye hano. Yajyaga mbwira, najyaga mubwira ngiye kujya nkorera kuri YouTube channel, ngiye hati mwana wanjye, hati amagambo yanyu, hati ubwo ngubwo urenda kuvuga impungenzi, kuko ntashaka ijambo ritakara, ntashaka kubona umwana we yabyaye avuga amagambo y'amatiku, amagambo y'amateshwa. Ndatekereza kuba ari ku mava senga, kuko bindimo byari bindimo sinagombaga kubireka. Ariko akambwira jya ubanza usenge, jya ubanza ubisenge. Mana papa ndagushimiye nukuri, inama zawe nzateshuka, wenda simbizi, ariko inama yawe ndabizi ko utifuza ko navuga amatiku cyangwa ikindi kintu kibi. Oya ndabizi. Yajyaga yicaye akatubwiye ngo ntabwo kuvuga gusubikanya icyo kintu cyo gikora, tuza usenge. Ndamukunda ko akunda gusenga, akunda gusenga pe. Imana yo mwijima umugisha, badutoze dufite ababyeyi bakunda gusenga, Imana ibaha umugisha. Niyo mpamvu uyu munsi icyo watoteje umwana wawe umubwiye ni cyagarura, ni cyagarura. Rero uyu munsi kuba yaramfashije akaguma atubwira nimuve muri ibi, hari ukuntu umuntu hagiye cyane ubushinzi n'iki, ariko umubyaka akubwira ati reka reka, uyu munsi tuzatenguha dukora ibitayi byo. Ariko Mana ababyeyi ntako baba batatugize, ntako baba batatubwiye. Dawidi yicaje umwana we aramubwira ati mbabarira ushyireho umwete ubikore, Imana ntizagusiga, Imana ntizaguhana, Imana ntabwo izagira gute, izagutenguha. Kuko yarazi cyamukoreye, yabonye Imana mu buzima bwe bwose, yifuzaga kubwira umwana we cyamugirira umumaro. Yemwe babyeyi, turabasabye ngo mwongere mutubwiye ibyabakoreye, natwe tubyubakeho. Ndabizi ko mudahema kubitubwira, ndabizi ko mubitubwira, ndabizi ko mubitubwira, ariko twebwe uburyo bwo kubifata no kubikora ni ubuhe? Ese ni iki kigutuma tunyagwa muri iyi minsi? Abana uyu munsi umubyeyi yifujaga ku mwana ujya kwikanga ukikanga, ntago ari cyo arimo kuguhereza. Ariko mu izina rya Yesu turavuma buri mbuto yose yahagurukiye kurwanya urubyaro. Uyu munsi abana b'iki gihe nibo bafite amahirwe yo kuba biga amashuri meza, dufite imigisha yo kuba dufite igihugu kiduhereza uburyo, ariko nanone dufite ibibazo.
urubyiruko nirwo ruri mu biyobyabwenge, ni none nibwo urubyaro rurimo gupfa kurenza uko mbere byari bimeze. Ni ukubera iki? Uyu munsi abana barasigikiwe, turiga amashuri, duhawe liberite yose, abana ntago babayeho nabi, ariko ni kubera iki Satani yanga abana akabashora mu biyobyabwenge. Urajya mureke mbabwire, mbonye muri iyi minsi mbonye ibintu byinshi, nawe umukobwa w'imyaka 17, 10 n'ingahe, umwana w'inzoga agasinda, ntago je nari mbizi, mbibonye ubu agahinda umutima wanjye warababaye. Ntabwo nayinzi ko umwana w'imyaka 10 n'ingahe umukobwa deja jemba we kamvuge ku umukobwa nyine mbanzi ngo hari ahantu, ariko uyu munsi Satani yararenje zimbibi urubyaro yararusunitse, yasunitse amaboko y'igihugu, yasunitse amaboko y'umuryango, arimo ariba, ariko ntago tubyemera. Mw'izina rya Yesu Mana ndasenze ngo utugarurire abana, utugarurire urubyaro, ufata abana b'abakobwa, reka nshimire njya nsenga muri Grace Ministries, n'ufite uburyo azakurikire iyo ministeri irimo gukora akazi keza cyane, irimo gufasha urubyiruko. Ejo bundi bagiye za Nyabugogo hehe, ariko nibwo nabonye ko abana bakandamijwe. Abana kubera barajya gutya mu miryango, hakabamo induru, hakabamo intonganya, abana bakiyoha mu biraro, abana bagatorongera, abana bakabaho ubuzima bw'ububandi. Mbehe Mana yanjye, Imana itugarurire imiryango, Imana itugarurire urubyayo, Imana iduhe kongera kubona ibyacu byubakitse. Dawidi abwiye umwana we ati, mwana wanjye Uwiteka azabana nawe, shira ubwoba, Imana nabonye mu ntambara, nabonye insindira Abafilisitiya, Imana nabonye inesereza, nkagarura ibyanjye biba byanyazwe, Imana narayibonye. Dawidi abwiye umwana we ati, nzabikore. Hepfo Salomo yubatse inzu y'Uwiteka, ndetse Isi amaze gupfa agiye ku bwami, yafashe umwanya asaba Imana ati, Imana yamubwiye ati, nsaba icyo ushaka. Salomo ati, Mana umpa ubwenge bwo kuzayobora ubwoko bwawe. Ariko igihe cyarageze, ubutunzi bumaze kuba bwinshi, amaze kubona, kuko yo Imana yaguhaye ubwenge ukora iby'ubwenge, y'Imana yaguhaye ubwenge ukora iby'ubwenge, ugaca imanza neza, ubu mwami abantu bakunda ukora iby'agaciro. Salomo aragenda agira ubwenge, agira n'ubutunzi, igihugu cyose kigubwa neza. Igihe kigeze rero, bya bindi byose amaze kugubwa neza, amaze kuryoherwa, abona ko ibintu byose bibaye, Salomo aravuga ati, igihe kirageze ngo nkore ibyanjye. Ashaka abagore, ateshuka ku Mana ya Isiraheli, ashaka abagore. Bibiliya ivuga ko yashatse abagore 1,000 bamwongeraho. Ateshuka ku Mana ya se, aravuga ati, by'uwo musazi, by'uwo muviye ntabwo nzabigumamo, na ngombe n'igisi. Yaba ari mu gihe nk'iki aba yavuze ati, reka n'igisi, mfite amafaranga, ntabwo ibyuri yamuviye nabivamo. Salomo afata umwanzuro, arekura amategeko yose yamuhaye. Ni nako ubyayo bw'uyu munsi tubaye, duhawe kwiga, duhawe amasekurufizi, ababonye uburyo leta ihaye abana kwiga 9 years, 12 years, abana barize, abafite udushinga dutoya, abagiye mu myuga, byarangira tukihuza mu bikundi bidafite aho bitujyana, turyisi, tunezerwe, tubeho ubundi buzima. Ntabwo ari cyo Imana yaturemeye. Imana yaturemeye ni ugusigarana umurage wo gukura abandi mu makuba, wo kubaka aho ababyeyi batashikije tugakomerezaho, wo kuzamurana, wo kubaka igihugu tukubaka n'abandi, wo kubaha Imana tukagendera mu murimo, mu migambi yayo. Umwanzi araturashe, aratwibye kubera irari cyangwa se ubutunzi bw'iyi si, naho social media igeze, naho ikoranabuhanga igeze, naho internet igeze, naho iby'isi bigeze.
ariko umwanzi aratwibye. Abafite ubwenge, abatekereza ko umwanzi atwiba, muze twihuze, dusengeye imiryango, dusengere twihuze, dusengere urubyaro, twihuze tugirire umumaro ababyeyi, twihuze tumare irungu ababyeyi. Mureke mbabwire, uzi ko twaremewe kumara irungu, kwishimira kumara irungu ababyeyi, kubafasha. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo dore urubyaro ni umwanda uturuka ku Uwiteka, imbuto z'inda nizo ngororano Imana itanga, nitwe ngororano Imana itanga. Uri umunezero w'umuryango, uri umunezero w'agace kawe, uri umunezero. Abefeso 2:10, turi abo yaremye, ituyemeye imirimo myiza yateguye kera kugira ngo tuyigenderemo. Turi abo yaremye, ituremeye imirimo myiza, yateguye kera kugira ngo ariyo tugenderamo. Ni wo murage. Turagaruka ku murage wacu, turagaruka ku murage. Ntabwo turi bube, ntabwo turi bwishore mu bibi, ntabwo turi mu izina rya Yesu. Turagaruka ku murage w'Imana yaturemeye. Turi ingororano ngo hahirwa ufite ikirimba kibuzuye, ufite urwo rubyaro, arahiriwe. Afite amaboko, afite abamugayidinze, abamuzengurutse. Abanzi bavuganira nawe ku marembo. Ariko se uyu munsi umubyara aratinya guhamagara, ndamuhamagara runaka, ubuse ndasanga atasinze, ubuse ndasanga ataraye mu kabari, ubuse ntabwo bafite aho badufatira, ntabwo bafite aho badukura. Turavayo mu izina rya Yesu, turava mu maboko y'umwanzi, turakora imirimo myiza, turaba ingororano z'iby'Imana itanga, turaba umugisha. Nshuti zanjye tubana hano ku Myambi TV, tubana hano, nababwiye ngo dufite ibintu byinshi tuzakora. Dufitemo meet with parent, guhura n'ababyeyi. Dufitemo niba uhembutse hembura abandi. Dufitemo niba warahembutse hambira umwanzi. Dufitemo ibintu byinshi. Nimuze dukore, nimumfata amaboko, mungire inama, muze dufatanye kuri uyu murongo mugari tugiye benshi. Niyo baba 5, niyo baba 10, twatuma bishima bakava mu maboko y'umwanzi. Tuzaba dukoze, Imana izaduhembeye ibyo ngibyo. Nizere ko murimo kunyumva. Nta kindi kintu gihari. Dufitemo kuvuga Imana, dufitemo guhembura abandi, dufitemo kunezeza imiryango, dufitemo gukora ibintu bitandukanye. Muze twungurana ibitekerezo, dufatikanye, kuko dufite umwanya wo kugira ibyo dukora, tukazasiga hari umusanzu dutanze. Murakoze rero. Ndatekereza ko uyu munsi icyo naringamije ko tuganira mwacyumvishije. Nendaga ko tuvuga ku rubyaro rwo Mumaro, nendaga ko ngenda mbasobanuriraho gato. Ni ingaruka tuzavuga ku kindi kintu, kandi namwe murahari. Nubwo murimo kunyandikira mumvugisha, ndabizi ko hari igihe mukomeze mumvugishe, tuzakorana. Muzaza twicara aha tuganire, umwe yicaye aha twicara aha tuganire, tubazanye, tuhane ibitekerezo hagira bunguka. Duhaguruke dusanga abantu, tuganire, tunezerwe, twishime. Uyu munsi nendaga kubaganirira ku rubyaro rw'Umumaro. Dawidi yicaje umwana we, amubwiye ibyo agomba gukora. Yarabikoze ariko ashyicaha yavuga ati wapi muze, reka nongenge mu binezeza. Wapi muze, iyo ngiyo tuyayisiba, turagaruka ku murongo w'icyo igihugu kitwifuzaho, umurimo w'Imana, Imana itwifuzaho. Ye baba we, iki Imana itwifuzaho, turabiki Imana itwifuzaho, turabiki, kuko iki Imana itwifuzaho nicyo kigari ku muryango, ku gihugu, ku buri muntu wese. Turaba urubyaro rw'Umumaro. Imana yo mu ijuru ibahereza umugisha. Mwakoze kubana nanjye. Uyu mwanya ndashaka gusoza nsenga. Hari icyifuzo kimwe nshaka ko dusengera, naje nyifite ku mutima. Urumva kuko mvuga ku rubyaro,
ariko nanone hari ibirwanya urubyaro ndabizi. Navuze ngo ndi bufate umwanya mbyereke Imana yanyemereye ikampa imyambi TV, iyanyemereye nkabyumva mu mwuka wanjye ikambwira ngo imyambi TV nkabyandika, nzabereka igihe nabyumviye mu matwi yanjye nkabyandika. Sinayizi ngo byaca he, kuko nkanjye kumbwira ngo ibi bintu byo kwicara mu makamera ntago ari ibyacu murabizi, ariko ikintu y'Imana yakiguhagurukijemo iguha n'uburyo. Nari ndi mu rusengero ndabyumva ndabyandika, ntago nayinzi ngo byanyura hehe, sinayinzi ngo nakora iki, ariko hari icyo Imana yanshizemo kifite icyo kizakumarira wowe unkurikiye, n'abandi muzankurikira, n'abandi muzabana nanjye. Byibura ntituzabura abantu 5 tunyaga Satani, byibura ntituzabura abantu 5 tuha ibyishimo, byibura ntituzabura abantu turemera umunezero, kuko turabo yaremye ituremeye imirimo myiza kugira ngo tuyigendeyemo. Tugomba gutuma hari abantu bishima banezerwa, hari abo tugomba gukura mu ngoyi z'umwanzi. Ngiye gusengera ibyifuzo bibiri rero. Icyifuzo cya mbere, ubundi nari mfite 3 ariko mfashe umwanzuro ko dusengera 2. Nari mfite ibyifuzo 3 ariko mfashe umwanzuro ko dusengera 2. Ndumva ari byo nshaka uyu munsi, ikindi tuzagishengera ubundi munsi. Icya mbere, tugiye gusengera abantu bubatse ingo Imana batarajya umugisha wo kubyara. Twamaze kumenya ko Imana ingororano itanga ni imbuto zo mu nda. Tugiye gusengera abantu batarajya umugisha wo kubyara. Uyu mugoroba uzankurikira ukabuza umuntu utarabyara, ukabuza umuntu ukeneye urubyaro, aho ngaho uzaba uyikunyumvira, uzavuge ngo Mana natuye runaka na runaka na runaka na runaka. Turebe icyo Imana igiye gukora. Tugiye gusabira abantu batarabona urubyaro. Ikindi cya kabiri, tugiye gusabira abantu babonye urubyaro ariko uyu munsi urwo rubyaro rukaba rupfuye ruhagaze, ruri mu biyobyabwenge, rukaba rwayatakaje intumbero y'icyo Imana yabaremeye. Hari ukuntu Satani ushobora kutajya mu biyobyabwenge ntunywe n'inzoga ntugiye gute, ariko Satani akakunyuranya n'icyo ugomba kuba cyo, ugahora ubungera mu bitekerezo uvaho ujyaho, ibyo ukoze ntibikunda, ibyo ukoze ntibikunda. Urubyaro ruhuhwa n'umuyaga, mu bitekerezo, mu bwenge, mu mikorere, umuyaga gusa, nta na kimwe akora ngo gifate umurongo. Tugiye gusenga kuri ibyo byifuzo 2. Ikindi gihe tuzasengera ibindi. Ibyo byifuzo nibyo tugiye gusengera. Imana Data, Imana Umwana, Imana Umwuka Wera, wewe waduhamagariye kugira ngo tugukorere, wewe waduhamagariye kugira ngo tuvuge ibyururutse imitima y'abantu, wewe waduhamagariye kugira ngo isi ibone amahoro, isi inezerwe, isi ibeho mu buzima bw'ubutsinzi. Wagiye ukorana n'umuntu agakiza abandi, wagiye ukorana n'umuntu agahembura abandi, wagiye ukorana n'umuntu akagira abandi akiza. Wasanze Gideyoni ari munsi y'igiti cy'umuretemo, Abamidiyani barabasize mu myobo, ubwoko bw'Imana bwihishe mu myobo bwananiwe kurwana nabo, ngo barahingaga Abamidiyani bagasiribanga ibyo bakoze byose bigahinduka ubusa. Abisiraheli bajya mu myobo batazi kizabakiza Umumidiyani, ariko wewe wari uzi uko uzabigenza Umumidiyani akava ku bwoko bwa Isiraheli. Ukorana n'umuntu, umuntu agakiza abandi. Marayika yasanze Gideyoni arimo asekuye ingano mu giti cy'umurotemu, aramubwira ngo wa munyembaraga we, ukaba n'intwari, wahagurutse ugakiza ubwoko bwanyu. Aramubwira ati reka sindi umunyembaraga, nge nta bwenge mfite, ntacyo nshoboye, ariko wawe umaze kubona ko hari icyo yakirisha ubwoko bwa Isiraheli.
Gideyoni yarahagurutse asenya ibicaniro byari iwabo kwa se kwa Yowasi, arahaguruka yubaka igicaniro cyawe, arahaguruka uramugira inama y'uko agomba gutuma abamidiyani bava ku bwoko bwa Isiraheli. Unesha abamidiyani ku bwa Gideyoni, unesha abamidiyani ku bwa Gideyoni. Mu izina rya Yesu nanjye magurutse gutyo. Hari umumidiyani ugomba gutsindwa muri iki gihe cya none. Hari umumidiyani nanjye nje gukuraho kuko wemeye gukorana nanjye. Hari umumidiyani wibukandagirwe, hari umumidiyani uyibuze munsi y'ibiyenge byacu. Mu izina rya Yesu, umumidiyani umira urubyaro, umumidiyani utwibiye umugisha, umumidiyani wahagurutse gukubita imiryango, umumidiyani wahagurutse kwica abana bahagaze, umumidiyani wahagurutse kwica urubyaro rukiri mu nda, umumidiyani wahagurutse kwica urubyaro rukivuka, ndamukubita hasi mu izina rya Yesu. Mu gihe Mose yavukaga, Farawo abwiye ababyaza ngo nimwice buri mwana w'umuhungu wese ari buvuke. Nta kindi Farawo yateganyaga, yavugaga uru rubyaro rw'Abisiraheli rurimo rwaguka ruzankandagira. Yatinyaga urubyaro kuko urubyaro rwisobanukiwe ruzengereza isi, ruzengereza umwanzi, rukora ibikomeye. Igihe Yesu yavukaga, Herode aravuga ati nimwice abo bana. Yari abizi ngo harimo umucunguzi azaza akora ibikomeye. Satani akavuga ati uyu mucunguzi naza Yesu bizacika, abana b'abahungu bose nibapfe. Satani atinya urubyaro, ariko natwe duhagurutse gukura urubyaro mu ngoyi z'umwanzi mu izina rya Yesu. Turaba urubyaro rw'Imana yatuvuzeho. Turaba urubyaro rutuma abamidiyani bahunga, rutuma insigarurirwa umunezero, imiryango yacu yishima, igihugu kinezerwa. Turaba urubyaro rutuma ibyaha bihunga. Turaba urubyaro rwamamaza ijuru, rwamamaza ubumana, rwamamaza agakiza. Turaba urubyaro rw'umugisha mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ndasenze Mwami kubw'abantu batarabona urubyaro, umwanzi ari kurira urubyaro rwabaho batabona. Ndavuze ngo mu izina rya Yesu nsabiye abatabyara ngo ubahe urubyaro mu izina rya Yesu. Imbaraga zawe zimirize umwanzi uyu mugoroba mu izina rya Yesu. Nk'uko inkoni ya Mose yamize inkoni z'abakonikoni, abarika imbaraga zawe zimirize umwanzi mu nda z'abatabyara, imbaraga zawe zigaragara urubyaro ruboneke mu izina rya Yesu. Babyaye urubyaro rw'umugisha, babyaye abahungu n'abakobwa mu izina rya Yesu. Abashaka abahungu babaha, abashaka abakobwa ubahe, uburyo bwose. Mwami, turavuze ngo umugisha wo kubyara ku bantu bashaka urubyaro ugaragare mu izina rya Yesu. Hari abo nzi ubwanjye, hari n'abo ntazi, bose mbasengeye uyu munsi ku Myambi TV, urubyaro rw'umumaro. Wowe uvuga ngo ingororano zinda, imbuto zinda nizo ngororano utanga. Gororera umuntu wese wubatse urugo ukeneye urubyaro, gororera umuntu wese ukeneye urubyaro mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Ijambo ryavuze ngo nitumenye ukuri, ijambo ryawe niturimenya ukuri kwaryo nibwo rizatubatura. Tumenye yuko imbuto zinda arizo ngororano utanga. Duhagazeho tuvuga ngo abatarabyara babone urubyaro mu izina rya Yesu. Turavuze ngo ababonye urubyaro uyu mwanya, umwanzi akaba arimo kurutera mu mitekerereze, mu mikorere, abanyuranya n'icyumugisha mu izina rya Yesu. Izo mbaraga z'umwijima ndazanze mu izina rya Yesu, ndazihagaritse mu izina rya Yesu. Reka duhuye n'icyo waturemeye mu buryo bwose, reka duhuye n'icyo watuvuzeho. Urakoze kumvisha gusenga kwanjye, urakoze kuhari kugira ngo umutima wanjye uzanezerwe, mbona ubuhamya bw'ibyo umaze gukora. Ndagusenze kandi ndakwizeye mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen, amen, amen.